bakagambana undi ariko ati dushaka iki ati bampa amazi mpamagara bampa amazi maze bagiye kuyazana aroga. Umubyeyi wacu yitwaga Ndirwami Felicien mwene Kabango na Nyiranduhura Marie. Yavutse tariki ya mbere kwezi kwa mbere 1940. Yashakanye na Nyirambabazi Cecilia mu mwaka w'1962. Babyarana abana 12 b'abahungu, abahari ni 2 gusa. Ashakana nanone na Nyirabageni mu mwaka w'1977. Babyarana abana 9, abahungu bari 3, abakobwa bari 6, nta n'umwe uriho. Nanone ashakana na Nyiramunoke mu mwaka w'1990. Babyarana umwana umwe w'umukobwa, we arahari. Nanone ashakana na Nyirabashitsi Ziripa mu mwaka w'1999. Babyarana abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, bose bariho. Abana bose yabyaye ni 26, abahungu 17, abakobwa 9. Abahungu bahari ni 4, abakobwa bahari ni 3, abahari bose uyu munsi ni 7. Abuzukuru 27, abuzukuruza 12, ubuvivi ni 2. Umwe asize umuryango w'abantu 47. Atabarutse itariki ya 28 z'ukwezi kwa 5 2026. Atabarutse afite imyaka 86. Azize uburwayi busanzwe, Imana imwakire mu bayo. Atubwiye rero imibereho ya nyakwigendera. Reka noneho twongere dutege amatwi aba bagire icyo bavuga mu mibereho y'abayeho hano ku isi, baze gutanga ubuhamya. Abantu bagera ku 10, nyamara abari buze gutanga ubuhamya batwara ubugabo, bavuge mu ncamake. Wa mbere yihangane akomere ni Nyirabashitsi Ziripa. Haza uwa kabiri Zabandora Emmanuel. Haza uwa gatatu, abo ndi gusoma mu byageze kwigira hafi. Uwa gatatu haze Ndibabaje Asiyeri yihangane. Haze na Nyiranca ni mushiki we. Haze na Rutsitsi ni inshuti ye. Haze Uzamukunda. Umukazana we. Mwene data aranyunganiye kubw'intege nkeya. Ikibazo haje haraza umwe uwicaye ahaguruke ari uko aza kuvuga. Abo ndi kubateguza. Mujarugamba na Futari murumuna we, Uwumuremyi umwuzukuru we, na Musabyimana Leonari. Abo nibo bari buze gutanga ubuhamya. Rero yihanganye Ziripa, Mani gushoboze uze ugire icyo uvuga. Nyirabashitsi Ziripa. ibihe byose
Imana yokomere yayo. Yakoze ibyiza ntacyo atakoze. Kuri 20 z'ukwezi kwa gatanu twagiye mu bitaro kwishira, nyamara turi kugenda ageze mu nzira arananirwa. Amaze kunanirwa aricara arambwira ati nyamara urukuriho gusa ntabwo ndakomeza kukurusha. Ndamubwira ntabwo uzi igihe cyawe, Imana ni ikizi. Yari cyararuhuka, twavuye mu rugo saa 10, twageze muri Ayideri saa 1:15. Nyamara duhita tubona imodoka turagenda, tugeze kuri Shira baratwakira baratuvura, barangije baduha igitanda. Maze kuduha igitanda arambwira ati rero nuko bambaye igitanda tumaha abana banje, yewe ubuzima bwanjye dukunsiga. Namujyanire dore burije ntabwo baboneka, bazaboneka ejo. Ubwo rero ubwo byabaye nk'ejo araza ndora. Ubwo nje ndataha, amaze kabiri barambwira ngo bamuzanye mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri yakomeze kurwarirayo, bahita baduha tarasiferi yo kuza i Kigali kuza kumunyuza mu cyuma. Maze kuza kumunyuza mu cyuma ibisubizo byaraje, nyamara ngezeho nsanga ibisubizo byamaze kuza. Ubwo yari yicaye nko ku gatebe hanze, sinzi umugabo wari umuhagazeho aramubwira ngo naza ampamagare wazambwire. Yagenda yagera arambwira ati barambwiye ngo ubuzima bwanjye ni bukeya kandi igihe nakururije ni kera, reka dutahe nze kugwa mu rugo. Ubwo twahise dutaha tuza mu rugo. Tumaze kuza mu rugo, ntabwo umugabo wanjye iriya tariki ya 28 ariho yagiyeho. Uko yagiyeho kuwa kabiri kuwa gatatu w'isabato yari ndi hanze arambamagara arambwira ngo nyegereza gameza n'intebe udashira uruhande maze mpaguruke. Nimara guhaguruka maze umfate. Yarahagurutse ndamufata, arambwira ngo reka dusenge. Arasenga, amaze gusenga isengesho rya nyuma yasenze yaravuze ngo Mana utwakire mu ijuru, avuga ngo mu izina rya Yesu. Arambwira ngo ingero ndyamisha. Ndamuryamisha, arangije arambwira ngo abantu nakoreye ibyaha bose nabo n'abana gasomye uzabambirire bazambabarire kandi ntihagire wongera kumvugisha. Ariko wo guhera uwo munsi ntongeye kuvuga. Ubwo kuwa gatanu w'isabato saa 9:30 we yavuye mu mwuka. Ubwo rero umugabo wanjye ntabwo yapfuye, yasinziye, kubera yuko rajambo yavuze ngo Imana inyakire ntacyo ntayikore. Ubwo rero Imana yaramwakiye, nje niteguye ko igihe abera bazabera. Twanga kumuyombera tuza hanze turicara. Nuko rero naje gusubira mu nzu hicara neza, mbona aragiye. Ubu mbona nari kumbabumba inyuma, aho ndangiriza mpamagara umugore waraza aramfasha, tubona ko birangiye. Ubundi tumukorera ibishoboka, umusaza agenda ari uko ngeze aha, kandi mu by'ukuri yari asa n'uwagiye kare, ariko namaze kugera aha nuko ahita atanga. Rero Imana ikomeje kuturanganisha mwese, nanjye mu byo bagenzi banjye bavuze cyane Ziripa ndamushima, kandi natwe tuzamuha hafi. Cyongeye kandi miryango byino bigaragara ko tibwami yabanaga. Murabona ndashimira cyane
abavandimwe badutabaye, abanyakinigi, abanyaruhengeri, abaye nabonye hirya no hino mwadutabaye. Imana izabaha umugisha. Mwakoze cyane, abite mu mahoro, Imana imufashe, natwe dusabire ubugingo bwacu kugira ngo buzagende neza, maze naho umuryango nk'uyu ubashagaye ubukwe bwa nyuma bukozwe nanone. Imana izaze duherekeza amahoro kuko twese ni iwacu. Nta byinshi navuga, tukabashima mwese. Imana ibahe umugisha. N'umukecuru ukurikiraho nyiraca n'icyenda mu itorero ry'Abadivantisiti hano mu ntara y'Amagara, itorero rya Kidendezi. Bibaye 2013 ni Bwami atorerwa kuyobora inyubako. Yari umusaza twakoranaga kandi atazi gusoma. Habaye igitaramo kizana amafaranga, ni Bwami akaducungira amafaranga, twe tukayacunga mu nyandiko, ni Bwami akayacunga mu ntoki, ku buryo ahemba abakozi akabikurikirana kandi atazi kwandika, ariko akabidukorera. Bigera rero 2018 atangiye kurwara, nuko abivamo. Nta kindi narenzaho rero, ni umuntu wadufashije cyane kandi ni umuntu watugiriye neza ku itorero. Amaze kunanirwa akatubwira ati ntimukareke kumbwira, n'ubundi intege ziracari ku mubyeyi wanje, ku mudamu wanje nawe yakora. Ubwo rero naho ngaho ni Bwami asoreje, ariko nyuma y'uburwayi intege zije asimburwa n'umudamu akajya adufasha nawe cyane. Imana Data wa twese rero ireba imitima, kandi nk'uko mwumvise no gusezera yasenze. Buriya hari ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane, iherezo niryo rigora. Ariko na n'ubundi uko aba yaradufashije tuba tubizi, uko yagiye agirira buri wese ababizi, nuko yadufashije itorero ryacu rero turabizi. Ashoje rero, muri kumva ko yashoje asenga, yashoje yiyereka Imana. Yahuje n'ingingo abize mu gitondo bize yo kwamurwa ubushwambagara bakambikwa imyenda yera. Imana Data wa twese yabeho amufufuruseho, ariko kubera igihe cye cyari kigeze yagiye. yanjye tuzabanshimire kubera banyirukanseho, nabo uko banyirukanseho bakamfatira, abo Imana izabufashe nk'uko bamfashije. Kaba ndangije mu izina rya Yesu. noneho Nzabandora Emmanuel. Mwiriwe, barakoze kumpa akanya kugira ngo nanjye ngire ibyo mvuga. Ntangirwe hamwe uyu mubyeyi wacu ndi Bwami Fesiyane, babivuze mu myirondoro. Mu bana 26 ninjye wasigaye ndi imfura, kandi ubusanzwe nari ndi nyabwi, ariko byabaye ngombwa ko mpagarira abangaba dusigaranye ko hari 7, bari 6 nanjye wa 7 n'umwe, ubwo umwe atabashije kuboneka. Uyu musaza nk'uko umubyeyi yabivuze, ni umusaza wadufashe neza nk'abana be. Ndahera mu mwaka wa 1996 ubwo yamaze kubura ababyeyi bacu, yari yarashatse mbere. Data ni umuntu rero akunze kuba mu nka, ibyo kuja mu murima cyangwa gufata isuka ntacyo byamubwiraga, icyo kwari ukuragira inka no gukama. Ariko igihe cyarageze maze kuba gutyo, adusigaranye turi imfubyi kandi tukiri batoya, Data afata isuka araduhinga. Yari afite ingo 2, urugo rumwe rwari rwarasigayemo umukobwa umwe, urundi twarasigaye turi 3. Yahingaga mu murima umwe uyu munsi w'abana ba ruguru, ejo akabyuka arahinga mu murima w'abana b'epfo. Yarahinze, natwe twigisha guhinga, ndetse dutangira guhinga turi batoya, adutoza gukora, naho akomeza gukora nk'uko umubyeyi yabivuze.
anasinziriye ari umukozi. Abaturanyi hano bose barabizi. Data nta kintu yatwimye mu byo yashatse, twese yaraduhaye kandi yatugabiraga buri munsi. Ndizera ko nta mwana we wamuvuga nabi ko hari icyo yamukinze mu byo yaruhanye. Je by'umwihariko yari umubyeyi wanjye, ariko yari n'inshuti yanjye. Abantu hano duturanye barabizi, nabaga nje kumusura cyangwa we yansuye, naba namusuye akamperekeza tukibuka twageze iwaje, naje nkamuherekeza tukibuka twagarutse hano mu rugo, tukigwa muri urwo, abantu bakabyibazaho ariko bikabashimisha kuko rwabaga ari urukundo rugaragara n'abandi. Data rero akije kurwara 1900 muri 2019 niyo yatangiye kurwara. Ese indwara yatangiye kumuganza mu gihe cya Covid, ni muri 2020. Ubwo ubuzima twarabutangiranye, namubaye hafi, binabaye rumuna banje ndetse n'uyu mubyeyi wacu asize, kuko abivuze ntacyo yaturanye natwe. Ibyo twari dushoboye nibyo twamukoreye. Ndizera ko nitunahura ku munsi w'umuzuko, mfite icyizere ko nta kintu azadushinja. Ibyo twagombaga gukora twarabikoze, kandi haramutse ari nako tutamukoreye, iki ni igihe cyo kubivugaho. Umunsi w'umuzuko yazaduha imbabazi, nta nako tutibagiwe, kuko abantu ni abantu. Isoza rero nk'uko yabivuze, abantu yavuze rwose ntako batagize ngo badufashe umusaza akomeze abeho. Ni abaganga twagiye tubasanga ku bitaro, ariko bagahinduka abarwaza. Baradufashe ku bitaro hose aho twazengurutse n'i Kigali, twagenderaga ku matelefone yabo tugasanga ibyo tugiyemo byakemutse kubera bo. Imana izabaho umugisha. Akiyongeraho umubyeyi witwa Mama Louise, nawe yaturinze inzara mu bitaro, aturinda umwanda mu bitaro, kuko buri gitondo yatwerezaga ibyo kurya, amazi yo kukaraba n'ibindi byose nkenerwa. Nawe Imana izamuha umugisha. Ntabwo navanga ntabivuze, nubwo umukuru w'umuryango ari buze gushimira ku mugaragaro, ariko abantu tuba tubashimiye. Imana izakomeze ibongerere. Nta byinshi byo kuvuga uyu munsi, gusa nuko umusaza dusaziye neza, aduhaye urugero rwiza, kandi by'umwihariko asigiye umurimo wo kuyobora uyu muryango, wo gukomereza aho yaragejeje. Nta n'imbaraga nazikura, ni kuri mwebwe abaturanyi, abavandimwe, inshuti, mukomeze mudusabire amasengesho. Aho umusaza yaragereje dukomerezeho. Nta bindi byinshi byo kuvuga. Imana ikomeze ibaduhere umugisha. Mwongeye kwirirwa n'ishashimwe. Ni ukuri Imana yakoze ibikomeye. Feliciane ntabwo yapfuye, yasinziriye kandi yanaruhutse. Ibwami Feliciane, mama yabyaye abahungu 5 n'abakobwa 2. Twari turiho dusigaye turi 3, na mukuru wacu umwe nawe uri kubarembera, niwe usigaye yarenze imyaka 100, ariko mu by'ukuri niwe utanashobora no kugera n'aha. Nanje abakobwa 2 hasigaye umwe, uwo Feliciane yakurikiraga umwuga mu ntege, niwe usigaye. Njyewe mukurikira ubwa 3, abandi barasiziriye. Ariko ni ibwami yari intwari cyane. Twaraganira ambira ati jewe ntaho narindishiranye, ahubwo yararagamo n'umuheto we akarinda imyaka ye, ashakira urugo
uburyo bwo kubaho. Ndi ibwami aho arwariye ararwaye pe, yarasisibye, ariko ndashima Zitwa yamubaye hafi mu buryo bwose, na nzaba mukurikirana, ariko mu by'ukuri nabonye ni umugore koko mu by'ukuri zicyanamuzanye, umugore w'intwari, yaramupfiraga nawe muzi umuntu warembye, ariko ntiyigeze amwinuba kugeza ubwo uvuye mu mubiri. Twese rero tugeraho twasangaga mu bye abashizemo mukomeze mu gihe nanjye ndimo shirijemo yagezemo mukomeze mu gihe amateka azaba agiye gucika, azaba yabararize ukazabahamagara, azaba yabararize abazatumira azajyana nabo. Uwo musa bapfuye muri Kristo bazazuka, bazava mu bituro nkawe rwose, ntabwo yitoreye bazimana nawe mu ijuru, ukazagenda azajyana nawe, azaba yabararitse ukazabahamagara, azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo. Niho tuzaja dukorera umwami tudahwema, tuzaja dusingiza urukundo rwe, maze ngo tuzarangiza imirimo yacu mu isi, tuzaterana tujyane mu ijuru, azaba yabararitse ukazabahamagara, azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo. Ya 17
ngensingiza urukundo nirwo rumwiza kugirira abandi neza bakamenya kandi byaba bose basezererwe basezerera abo bishoboza ahubwo uyu muri yo yakwerekeza mu buzima ibyishimo kugeza ko tureka byose kubw'imbabazi ze imana ryajyaga ingororano zabizeye cyumumvira akandi gakiza keretse Yesu uzamwizigire rwose tuzajya twishima turi kumwe nawe tuzagendana nawe iteka tumubwire bose azajya dutuma nikomeze kurutare nawanilu musenyina wahandilu musenyi. nani kuvuga nti ibihe byose Yesu Kristo aba ari mwiza. N'uyu munsi wa none Yesu nani mwiza. Yesu ni mwiza rwose. Mpamvu Yesu ari mwiza ntabwo twese twagendeye rimwe, ubyemere cyangwa se utari kubyemera, kugira ngo mwese duhaguruke tugiye gutangiza indirimbo y'182 dusaba ko buri muntu wese uyizi yabumbura akanwa, kandi mbasabe guhaguruka. Abiteze ingofero mwihangane murazicisha bugufi kuko aha turi ni ahantu hera. umusewe humuregereze yesasaho bidazazanaerizeye bikiriwaho ugiye guta ubutumwa bwiza nibuhetura iyi si yacu umwamazajo kazaregatize atujaniwe umuseru utagiye gutambika weyuye umwijima umuseru utagiye gutambika ugiye guta nazashagawe n'abamarayika bakabarika azatemba nk'ibihumanya byose n'abazasohoka umuseku utagiye gutambika weyuye umwijima umuseku utagiye gutambika ugiye guta abazaba baratandukanye
ongera kumogoza amarira bagubwe neza umusego utangiye gutambika weyuye umwijima umusego utangiye gutambika bugiye guca. Reka dusome isomo riri muri Zaburi igice cyayo cya 27 ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14. Zaburi 27 13 na 14. Mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza ko Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka twicishe bugufi dusabe abantu baba bambaye ingofero zitari z'akazi bazikuremo maze dusenge Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru ryera, turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Mugira neza, tugushimiye uburyo wabanye natwe, watubumbatiye mu gituza cyawe kuva mu gitondo, utugejeje kwa aya manywa tugihumeka umwuka bariho, uhabwe icyubahiro Mana yacu. Mbere ya byose tuzanye imitima yacu yanduye imbere yawe kugira ngo yezwe nawe. Utubabare gukiranirwa n'ibyaha byacu, utwejeshe amaraso ya Kristo Yesu kugira ngo duhinduke abera n'abaziranenge, icyubahiro kibi cyawe. Ngaho ngwino ubane natwe ubwo dutangiye uyu muhango, turagutabaje kugira ngo Data wa twese uterane natwe, maze uyu muhango nuwiyoborera tukabyitirirwa, dushima izina ryawe. Ukomeze kubana natwe kandi ufashe ab'uyu muryango kugira ngo Mwami Imana yacu nubabere inyunganizi, dushima izina ryawe. Ukomeze kudufasha no kuturinda muri byose, tubisabye Data wa twese mu izina ryera rya Yesu, amen. aririmba rero akomeze kwihangana kandi n'umuryango wihangane mu izina rya Yesu. Reka noneho korari imukira turagana mu gihugu iwacu, wirambirwa wicogora, tugiye kugera imuhira, turabashitsi n'abimukira, turagana mu gihugu iwacu, wirambirwa wicogora, tugiye kugera imuhira. Isigaye ni mikeya irabarirwa ku ntoke, hasigaye agahe gato cyane, uzaza ntabwo azatinda. Iminsi isigaye ni mikeya irabarirwa ku ntoke, hasigaye agahe gato cyane, uzaza ntabwo azatinda. Tunezeza dufite gakondo yo mu ijuru, twabuze gakondo muri iyi si, tuyirimo turabasuhuke, ariko ikitunezeza dufite gakondo yo mu ijuru. Hariho benshi badamaraye, abandi basubiye inyuma.
tuzashira twabuze gakondo muri iyi si tuyirimo turabasuhuke ariko ikitunezeza dufite gakondo yo mu ijuru twabuze gakondo muri iyi si tuyirimo turabasuhuke ariko ikitunezeza dufite gakondo yo mu ijuru ariko ikitunezeza dufite gakondo yo mu ijuru ariko ikitunezeza dufite gakondo yo mu ijuru. Umubyeyi wacu yitwaga Ndirwami Felicien mwene Kabango na Nyiranduhura Marie. Yavutse tariki ya mbere kwezi kwa mbere 1940. Yashakanye na Nyirambabazi Cecilia mu mwaka w'1962. Babyarana abana 12 b'abahungu, abahari ni 2 gusa. Ashakana nanone na Nyirabageni mu mwaka w'1977. Babyarana abana 9, abahungu bari 3, abakobwa bari 6, nta n'umwe uriho. Nanone ashakana na Nyiramunoke mu mwaka w'1990. Babyarana umwana umwe w'umukobwa, we arahari. Nanone ashakana na Nyirabashitsi Ziripa mu mwaka w'1999. Babyarana abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, bose bariho. Abana bose yabyaye ni 26, abahungu 17, abakobwa 9, abahungu bahari ni 4, abakobwa bahari ni 3, abahari bose uyu munsi ni 7. Abuzukuru 27, abuzukuruza 12, ubuvivi ni 2. Umwe asize umuryango w'abantu 47. Atabarutse itariki ya 28 z'ukwezi kwa 5 2026. Atabarutse afite imyaka 86. Azize uburwayi busanzwe, Imana imwakire mu bayo. Atubwiye rero imibereho ya nyakwigendera. Reka noneho twongere dutege amatwi aba bagire icyo bavuga mu mibereho y'abayeho hano ku isi, baze gutanga ubuhamya. Abantu bagera ku 10, nyamara abari buze gutanga ubuhamya batwara ubugabo bavuge mu ncamake. Wa mbere yihangane akomere ni Nyirabashitsi Ziripa. Haza uwa kabiri Zabandora Emmanuel. Haza uwa gatatu, abo ndi gusoma mu byageze kwigira hafi. Uwa gatatu haze Ndibabaje Yasiyeri yihangane. Haze na Nyiranca ni mushiki we. Haze na Rutsitsi ni inshuti ye. Haze Uzamukunda. Mukazana we mwene data aranyunganiye ku bw'intege nkeya, nta kibazo, hajya haraza umwe
uwicaye ahaguruke ari uko aza kuvuga. Abo ndi kubateguza Mujarugamba na Futari murumuna we, Uwumuremyi umwuzukuru we, na Musabyimana Leonari. Abo nibo bari buze gutanga ubuhamya. Rero yihanganye Ziripa, Mana igushoboze uze ugire icyo uvuga. Nyirabashize Ziripa. ibihe byose nziza niyo kamere yayo. yakoze ibyiza ntacyo atakoze. Kuri 20 z'ukwezi kwa gatanu twagiye mu bitaro kwishira, nyamara turi kugenda ageze mu nzira arananirwa. Amaze kunanirwa aricara arambwira ati nyamara urukuriho gusa ntabwo ndakomeza kukurusha. Ndamubwira ntabwo uzi igihe cyawe, Imana ni ikiza. Yaricara aruhuka, twavuye mu rugo saa 10, twageze muri Ayiteri saa 1:15. Nyamara duhita tubona imodoka turagenda, tugeze kuri Shira baratwakira baratuvura, barangije baduha igitanda. Maze kuduha igitanda arambwira ati rero nuko bambaye igitanda tumaha abana banje, yewe ubuzima bwanjye bukunsiga. Namujyanire dore burije ntabwo baboneka, bazaboneka ejo. Ubwo rero ubwo byabaye nk'ejo araza ndora. Ubwo nje ndataha, amaze 2 barambya ngo bamuzanye mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri yakomeze kurwarirayo, bahita baduha tarasiferi yo kuza i Kigali kuza kumunyuza mu cyuma. Maze kuza kumunyuza mu cyuma, ibisubizo byaraje. Nyamara ngezeho nsanga ibisubizo byamaze kuza. Ubwo yari yicaye nko ku gatebe hanze, sinzi umugabo wari umuhagazeho aramubwira ngo naza ampamagare wazambwire. Yagenda yagera arambwira ati barambwiye ngo ubuzima bwanjye ni bukeya kandi igihe nakururije ni kera, reka dutahe nze kugwa mu rugo. Ubwo twahise dutaha tuza mu rugo. Tumaze kuza mu rugo, ntabwo umugabo wanjye iriya tariki ya 28 ariho yagiyeho. Uko yagiyeho kuwa 2 kuwa 3 w'isabato, yari ndi hanze arambamagara arangira ngo nyegereza gameza n'intebe udashira uruhande maze mpaguruke. Nimara guhaguruka maze umfate. Yarahagurutse ndamufata, arambwira ngo reka dusenge. Arasenga, amaze gusenga isengesho rya nyuma yasenze yaravuze ngo Mana utwakire mu ijuru, uvuga ngo mu izina rya Yesu. Arambwira ngo ingero ndyamisha. Ndamuryamisha, arambwira ngo abantu nakoreye ibyaha bose nabo n'abana gasomye uzabambirire bazambabarire, kandi ntihagire wongera kumvugisha. Ariko wo guhera uwo munsi ntongeye kuvuga. Ubwo kuwa 5 w'isabato saa 9:30 we yavuye mu mwuka. Ubwo rero umugabo wanjye ntabwo yapfuye, yasinziye, kubera yuko rajambo yavuze ngo Imana inyakire ntacyo ntayikore. Ubwo rero Imana yaramwakiye, nje niteguye ko igihe abera bazabeho bamufufuseho, ariko kubera igihe cye cyari kigeze yagiye. Yambye tuzabanshimire kubera banyirukanseho, nabo uko banyirukanseho bakamfatira, Imana izabufashe nguko bamfashije. Kaba ndangije mu izina rya Yesu. Noneho nzaba ndora Emmanuel.
mwiriwe barakoze kumba akanya kugira ngo nanjye ngire ibyo mvuga ntangirwe hamwe uyu mubyeyi wacu ndi Rwami Fesiyane babivuze mu myirondoro mu bana 26 ninje wasigaye ndi imfura kandi ubusanzwe nari ndi nyabwi ariko byabaye ngombwa ko mpagarira abangaba dusigaranye ko hari 7 bari 6 banze 7 n'umwe ubwo atabashije kuboneka. Uyu musaza nk'uko umubyeyi bivuze umusaza udufashe neza nk'abana be ndahera mu mwaka wa 1997 ubwo yari amaze kubura ababyeyi bacu yari yarashatse imbere. Data ni umuntu rero akunze kuba mu nka, ibyo kuja mu murima cyangwa gufata isuka ntacyo byamubwiraga, icyo kwari ukuragira inka no gukama. Ariko igihe cyarageze maze kuba gutyo adusigaranye turi imfubyi kandi tukiri batoya, data afata isuka araduhinga. Yari afite ingo ebyiri, urugo rumwe rwari rwarasigayemo umukobwa umwe, urundi twarasigaye turi 3. Yahingaga mu murima umwe uyu munsi w'abana ba ruguru, ejo akabyuka arahinga mu murima w'abana b'epfo. Yarahinze natwe twigisha guhinga ndetse dutangira guhinga turi batoya, adutoza gukora naho akomeza gukora nk'uko umubyeyi yabivuze, anasinziriye ari umukozi. Abaturanyi hano bose barabizi. Data nta kintu yatwimye mu byo yashatse, twese yaraduhaye kandi yatugabiraga buri munsi. Bizera ko nta mwana we wamuvuga nabi ko hari icyo yamukinze mu byo yaruhanye. Je by'umwihariko yari umubyeyi wanjye ariko yari n'inshuti yanjye. Abantu hano duturanye barabizi, nabaga nje kumusura cyangwa we yansuye, naba namusuye akamperekeza tukibuka twageze iwanje, nanjye nkamuherekeza tukibuka twagarutse hano mu rugo, tukigwa muri urwo abantu bakabyibazaho ariko bikabashimisha kuko rwabaga ari urukundo rugaragara n'abandi. Data rero akije kurwara 1900 muri 2019 nawe yatangiye kurwara, ese indwara yatangiye kumuganza mu gihe cya Covid, ni muri 2020. Ubwo buzima twarabutangiranye, namubaye hafi binabaye rumuna banje ndetse n'uyu mubyeyi wacu asize kuko abivuze ntacyo yaturanye natwe. Ibyo twari dushoboye nibyo twamukoreye. Ndizera ko nitunahura ku munsi w'umuzuko mfite icyizere ko nta kintu azadushinja. Ibyo twagombaga gukora twarabikoze, kandi haramutse ari nako tutamukoreye ikintu igihe cyo kubivugaho ku munsi w'umuzuko yazaduha imbabazi. Ntarako tutibagiwe kuko abantu ni abantu. Isoza rero nk'uko yabivuze, abantu yavuze rwose ntako batagize ngo badufashe umusaza akomeza abeho. Ni abaganga twagiye tubasanga ku bitaro ariko bagahinduka abarwaza, baradufashe ku bitaro hose twazengurutse n'i Kigali, twagenderaga ku matelefone yabo tugasanga ibyo tugiyemo byakemutse kubera bo. Imana izabaho umugisha. Akiyongeraho umubyeyi witwa Mama Louise, nawe yaturinze inzara mu bitaro, aturinda umwanda mu bitaro kuko buri gitondo yatwerezaga ibyo kurya, amazi yo gukaraba n'ibindi byose nkenerwa. Nawe Imana izamuha umugisha. Ntabwo navanga ntabivuze, nubwo umukuru w'umuryango ari buze gushimira ku mugaragaro, ariko abantu tuba tubashimiye. Imana izakomeze ibongerere. Nta byinshi byo kuvuga uyu munsi,
gusa nuko umusaza dusaziye neza aduhaye urugero rwiza kandi by'umwihariko asigiye umurimo wo kuyobora uyu muryango wo gukomereza aho yagejeje nta n'imbaraga nazikura ni kuri mwebwe abaturanyi abavandimwe inshuti mukomeze mudusabire amasengesho aho umusaza yaragereje dukomerezeho hari n'ibindi byinshi byo kuvuga Imana ikomeze ibaduhere umugisha mwongeye kwirirwa n'ishashimwe ni ukuri Imana yakoze ibikomeye Felicien ntabwo yapfuye yasinziriye kandi yanaruhutse ibwami Felicien mama yabyaye abahungu 5 n'abakobwa 2 twari turiho dusigaye turi 3 na mukuru wacu umwe nawe uri kubarembera niwe usigaye yarenze imyaka 100 ariko mu by'ukuri niwe utanashobora no kugira nanje abakobwa 2 asigaye umwe uwo Felicien yakurikiraga umwuga mu ntege n'usigaye yewe mukurikirwa 3 abandi barasiziriye ariko ni bwami yari intwari cyane twaraganira ambira ati jewe naho nari ndishiraye ahubwo yararagamo n'umuheto we akarinda imyaka ye ashakira urugo uburyo bwo kubaho ni bwami aho arwariye ararwaye pe yarasisibye ariko ndashima Zitwa yamubaye hafi mu buryo bwose nzaba mukurikirana ariko mu by'ukuri nabonye ni umugore koko mu by'ukuri zicyanamuzanye umugore w'intwari yaramupfiraga nawe muzi umuntu warembye ariko ntiyigeze amwinuba kugeza ubwo ubuye mu mubiri twese rero tugeraho twasangaga mu byeri rimwe yagendaga atinyira ataje agera akongera akaremba nabwo bakongera kumuranga ibwami rero ni ukuri twarabanye akajya aravuga ati mureke nigendere ariko ndikumva ndagiye nirije nimushaka mubiri tabona ririye narariye ntabindi ubwenge ibwami rero yabayeho aho agereye hano ndaza mbona nawe kugeza igihe anyoberwa ariko amenye umusaza mu mwanya witwa Rutsitsi baramubaza ati ndinda turi Rutsitsi ubwo tubaho nari mfite inama ku murenge nsiga abana mbabyegeje wese umwana atazaboneka ndagiye ngeze mu bubiri ndaryama ngera mu rugo ngomba mbwire ntabwo ngiye mu nama kuko meze nawe nsubire mu Nyarugenge ndaza nsanga abantu bicaho njya kureba ariko yarenge nta kundi abagati ubwo turicara twanga kumuyombera tujya hanze turicara nuko rero naje gusubira mu nzu kicara neza mbona aragiye ubu mbona nari kumbabumba inyuma aho ndangiriza mpamagara umugore waraza aramfasha tubona ko birangiye kundi tumukorera ibishoboka umusaza agenda ari uko ingeze aha kandi mu by'ukuri yari asa n'uwagiye kare ariko namaze kugera aha nuko ahita atanga rero Imana ikomeje kuturanganisha mwese nanjye mu byo bagenzi banjye bavuze cyane Ziripa ndamushima kandi natwe tuzamuha hafi cyongeye kandi imiryango byino bigaragara ko ibwami yabanaga
murabona ndashimira cyane abavandimwe badutabaye, abanyakinigi, abanyaruhengeri, abaye nabonye hirya no hino mwadutabaye. Imana izabaho umugisha. Mwakoze cyane, abite mu mahoro, Imana imufashe, natwe dusabire ubugingo bwacu kugira ngo buzagende neza, maze nabo umuryango nk'uyu ubashagaye ubukwe bwa nyuma bukozwe nanone. Imana izaze duherekeza amahoro kuko twese ni iwacu. Kabyisi navuga tukabashima mwese, Imana umugisha. N'umukecuru ukurikiraho nyiraca. Barakoze kuduha kanya nkaka ukuri kuko abatubanjirije bavuze, natwe nibyo dusa nkaho tugiye gushyiraho. Rero mpagurutse mu izina rya mama nyiraca kugira ngo wenda niba bitamugore yahagarara kugira ngo mbanze mbone gukomeza. Uyu rero uko abakuru batubwiye uyu muyomba yari akurikira mama. Ubwo mama niwe mukuru kuri muyomba wasinziriye. Rero reka nze mama yicare kugira ngo mvuge ubutumwa yari amaze kumbwira ngo muvugire, kubera intege nkeya. Nimba muyomba yari afite 86, uri kumva ko mama afite muri 90. Rero imbaraga ntabwo ziriho nyinshi zo kugira ngo ahagarare aze kuvuga. Reka mubere akanwa muvugire, kuko n'ubundi iyo agiye kuva mu rugo abanza kuza kumbwira ahantu agiye kujya. Rero imibanire ye na musaza we, nubwo yari musaza we ariko yari inshuti ye. Akenshi yajaga amuhamagara akamubwira ati nimba ufite akabaraga wazamuka ukaza kunsura. Ndatekereza ko abaturanyi be bamubonaga kenshi aje gusura musaza we. No mu burwayi bwe rero kuko akenshi mama ninjye ukunze kumubera amaguru, yarazaga akambwira ati rero nyokora ararwaye ari mu bitaro, njyewe nta maguru mfite, manuka uje gusura nyokoro. Nkagiye naba mfite umwanya naba ntawufite kubera ko avuze ngo nje gusura musaza we, ntibira nkagenda. Rero n'ejo bundi kuwa kabiri ndatekereza ko ariho ziri pa twavuganye, arampamagara arambwira ati rero bwira mushiki we aze asezere kuri musaza we. Muri kumva atari inshuti ye ntabwo yamutumaho ngo aze amusezere. Gusa nuko amahirwe make yagize nuko yarwaye amaguru atarashoboye, ariko icyo mvugiye ahangaha imbere yanyu, muyomba na mushiki we ni inshuti, bari inshuti zikomeye. Yageraga n'igihe uyu mushiki we yaba atashoboye kuzamuka, muyomba agatuma abana be bari abakobwa akabatuma bakaza kureba nyirasenge. Urumva ko rero bwari umwe bukomeye, kuko bagiye babivuga. Rero adusubiye icyitegererezo cyiza, kandi n'abana bamenye ko bafite undi nyirasenge uba mu Ruvunda, bakunze kwita mu Ruvunda. Rero muyomba ntacyo atakoze kugira ngo umuryango awuhuze, kandi asinziriye neza. Imana isigarane imfubyi asize mu izina rya Yesu. Murakoze. Wachavirwa nidumva n'abagabo benshi navuga, uyu Kibwami Fesiyani umukuru wanjye, ariko muri make data ni kababo. Data yari afite abagore babiri. Uyu Kibwami uwo nyina akaba mukuru, mama akaba muto. Mama wacu twabanaga mu nzu akatugabulira tukajya, hari byinshi ari byigeze bizamukorwa kwa kabana baza bakizirana hazema.
ababyeyi bakomeze gusezerera rero data yapfuye mama yapfuye tuzani asigaye mukuru wawe twabwire tuvugana nawe byandibye ni muri ibyo nawe sinzi kumva navuga amagambo numva ahubwo ni ukwihangana numva nari kuvuga ko mfite igihe nshaka kuza ariko mbabaye byahindura vuba byo by'amashari kuvuga ngo ujyane mu wanjye runaka wabyize iwacu ngo kugeza umunsi rero urabona nanjye ndashaje mukuru wanjye twasubire tujyana amakimbirane kagira ati sha wowe umugabo umeze gutyo urashaka umwana ntibongeye kuvuga icyo bintu ubuvuga ikibazo aho ugomba kwitinya ugomba kuzaguka aho simbongeye kugera ibitero n'umugore n'abana ntukabyongere utarabona muri make rero wumva nta magambo menshi navuga kubera aya magambo uvuga ngo abana b'ibikira babajyana amakimbirane tuyagirana kugeza umunsi wa none ashagera ibwami ari mukuru wanjye amenya ko ari mukuru wanjye mani make ntabwo ari menshi ndavuga uyu mugabo yibamye witabye Imana namwanye nawe atarashaka nanjye ntari nashaka ubwo ibwami arajya ntanze gushaka amaze gushaka amaze igihe gito nanjye nashaka ariko twaba twaravanye igihango namuriye amaraso nanjye amaraso ubwo tubana bo niko muri make ndavuga muri make niko uburwayi nyine umukuguje bo ajya nanyo bakumusura bo yagize ngo yaremye bakadumaho kajya kumukaza kamusura igihe cyarageze ku cyumweru gishize nagiye mu misa hariya mu rushubi ndaza ngiye kumugeraho banamubagiye banamutewe bati ja mu nzu murebe nagiye kumugeraho umugabo banamubagiye nti nitwa nde ntabwo nkuzi banamuze ninjya mutwitsi ati niweho umwanya wanjye wapi ihangane ubwo nganira n'umubyeyi turagambana undi ariko ati dushaka iki ati bampa amazi mpamagara bampa amazi maze bagiye kuyazana bavangamo n'akayoga bakayagiraga bakavanga amazi n'akayoga atanye n'ibitama bibiri ati mwakire muri make bihinze ku wa kabiri rugendagaho bigugaruka banamutse ntibinde ntabwo mpuza twari jewe rutwite ati yewe uragarutse mu mwanya wanjye kundeba ijambo yambwiye ararwego ngo urabeho ntitubwiye ati wibasha ati ahubwo urabeho uvuga n'igitiga cyanjye nti ubwo nagato katanya nawe abaraje aje asanga mwicaye iruhande ubwo nibwo katajya yavuga ati urarasinziye nibwo namwegeraga ndamunyegeye niba ye nimura wawe ndagusura ngo nde akajya barahagurutse ati nijewe ati ukumenya ngo reka utonde wanyu kategeko yaramwibwiye imbere y'akabarikirije muri make nibwo ubwo wa kabiri bwo natahaga ndashyira akashaki bwo turataje naja ubwo bihinze ku mugoroba
kagoroba karatangiye nibwo ari umusore nyine witwa Ryamukuru hari wakijuje kutubanye mu mbuga mu masambi ati kararangiye nibwo na ngo muto to ugiye kuboneza mu masaha mawe mbona umuntu arajya ati umwanya wawe karangiye ntiyati ubwo rero nibwo nazamukaga ugenda arazamuka bati ntawe uri mu rugo bati yamaze kuba mwuka igipa ujyanye mu ruhengeri nibwo ariko nanazaga ngeze hano tukambana n'abari bari hano kubera ko kumanuka none muri make mu mwanya wanjye yitabye Imana atari akadumikiye kandi akamuhemukiye nyuma nagira ibibazo nkamutabaza mu rugo akaza akabimfashamo yazaga n'icyumba amafuti ati wa mugabo we nawe uyu mugore wamuhohoteye yazaga umugore mu mafuti ati nawe mugore uyu mugabo wamuhohoteye nanjye tukaba none Imana imuheruko byashyira kuyari inshuti yanjye nanjye nzamusanga cyakora umuryango wasize nawe kwihanganye bamfashe dufatanye Imana idufashe tubane kuko muri urugo bari bwami nagendagamo n'ubundi bamenya kuko nawe katajya we nawe n'umurwayi ariko nkuriya musore nawe n'umurwayi binamubonye se nawe n'umusore ajyaza kumusura agenda kumusura nawe katajya we ngo navuga kuko mbona bakigikoni rero ngo ni ubuzima bwite nuko tugira amahoro banki nuko ndashira urakoze arakoze reka noneho abasigaye dusigaje abantu batatu reka tubasabe muri ubuhamya ndi kumwe n'umuhungu we ntacyo twapfuye twabanye neza umuhungu we namaze gupfa nabwo tubana neza nagira ikibazo nkamutabaza akantabara ntaninire we na Nzaba bombi bakantabara bakamenya ko ndi uwabo none Imana imwakire mubaye Miriwe neza ndi kamfisiye ni papa usogokuru ndi mwuzukuru umusaza ntakikumburanye umugishaga inama akangira inama ubwo arimo akantumaho naze tuganire nkaza uyu musaza twari turi mu mujyi nanjye turi ku bitaro kumwe nawe ko mw'iyi minsi ya nyuma nabindi mu bantu bamubaye hafi mugihe twari turimo abarambwira ati akanyaga k'uburwayi mfite ukumva ko agiye gukira tugiye gutaha yo kumvira iryo jambo nyuma yaho baravuze yo kumva mu yatashye izo mu bikorwa n'umwandiko n'abinaze sinakiri navuga Imana imwakire hari ukuntu ubutisa atanze ubuhamya numva ageze ahantu ngo bamuhaga akayoga siko mu burwayi bwa nyuma ariko we niko yakabonye kuko ubundi kwari ufata agafanta ukakavanga n'utuzi kugira ngo ashobore kumira ubwo rero ariko yavuze ngo akayoga numva abantu kandi abenshi ni abakavuyeho njyewe rero ndavuga ku buhamya bwe ubwo yageze ntabwo mvuze bakavuyeho kukavaho n'icyenda mu itorero ry'abadivantisiti hano mu ntara y'amagara itorero rya Kidendezi bibaye 2013 ndi bwami atorerwa kuyobora inyubako yari umusaza twakoranaga kandi atazi gusoma habaye igitaramo kizana amafaranga ndi bwami akaducungira amafaranga twe tukayacunga mu nyandiko ndi bwami akayacunga mu ntoki ku buryo ahemba abakozi akabikurikirana kandi atazi kwandika ariko akabidukorera bityo rero 2018 atangiye kurwara nuko abivamo nta kindi narenzaho rero ni umuntu wadufashije cyane kandi ni umuntu watugiriye neza ku itorero
amaze kunanirwa akatubwira ati ntimukareke kumbwira n'ubundi intege ziracyari ku mubyeyi wanjye, ku mudamu wanjye nawe yakora. Ubwo rero naho ngaho ndi bwami asoreje, ariko nyuma y'uburwayi intege zije asimburwa n'umudamu akajya adufasha nawe cyane. Imana data wa twese rero ireba imitima, kandi nk'uko mwumvise no gusezera yasenze, buriya hari ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane, iherezo niryo rigora. Ariko na n'ubundi uko aba yaradufashije tuba tubizi, uko yagiye agirira buri wese ababizi, nuko yadufashije itoro ryacu rero turabizi. Ashoje rero, muri kumva ko yashoje asenga, yashoje yiyereka Imana, yahuje n'ingingo abize mu gitondo bize yo kwamburwa ubushwambagara bakambikwa imyenda yera. Imana data wa twese izamuhe kuyambara kuri urya munsi mu izina rya Yesu. Ukabona amakuba biratugarije, ariko muhumure iminsi ni mike, tuzageze ku bicu. Tuzava amababa maze tuguruke, tuzarenga izuba turenga inyenyeri, abamarayika bazaba badushagaye, uwo munsi ntuzahureyo. Abamarayika bazaba badushagaye, uwo munsi ntuzahureyo. Hano mu isi n'agahomamunwa, bamwe bashingira abandi bashingura, ibyago bya bamwe n'amahirwe y'abandi, ijuru ntibizabayo. Tuzabamara maze tuguruke, tuzarenga izuba turenga inyenyeri, abamarayika bazaba badushagaye, uwo munsi ntuzahureyo. Tuzabamara maze tuguruke, tuzarenga izuba turenga inyenyeri, abamarayika bazaba badushagaye, uwo munsi ntuzahureyo. Hirya y'izuba niho gakondo yakiri, tuzajya tuhage maze tubyibuhe, guhangayika ngo ejo nzamerane ntabwo bizabayo. Tuzabamara maze tuguruke, tuzarenga izuba turenga inyenyeri, abamarayika bazaba badushagaye, uwo munsi ntuzahureyo. Turenga inyenyeri, abamarayika bazaba badushagaye, uwo munsi ntuzahureyo. 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 Muri ibi bihe itoroshye kuri benshi kubw'amateka y'umuvandimwe wacu, ntabwo byoroshye ariko birashoboka. Reka tubwire abana be, umufasha we, abavandimwe be, abaturanyi ngo igihe kizagera ibi byose birangire. Rero reka tubasabe kugira ngo abari hirya
uyu mwanya tuwufate aho tuwutange kugira ngo twumve icyo Imana itubwirira mu ijambo ryayo. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimiye kuri Imana nziza, Imana idukunda, izina ryawe rabwa icyubahiro. No mu bihe nk'ibi ngibi uhora uri Imana, kuko nta bigutungura, izina ryawe rabwa icyubahiro. Iteraniro riteraniye aha ngaha, iteraniro rigari, tudateranijwe n'ikindi ari uguherekeza umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu, umuturanyi wacu, kuko yasinziriye. Turagusabye ngo udukomeze, kandi ijambo ryawe rigiye kuvugwa rigira icyo tumarira mu mibereho yacu, ribe ryo kudukomeza mu izina rya Yesu. Reka nsabe kugira ngo tugarure ibitekerezo mu gihe twari turi kure, twigire hino kugira ngo dusobanukirwe nanone n'inkomoko y'urupfu. Ntabwo Imana mu bushake bwayo ntabwo yigeze irema umuntu igambiriye ko azapfa, ahubwo yamuremye imukunze, yifuza yuko yabaho iteka ryose. Ariko kubera umwanzi Satani azanira isi urupfu. Iyo dusomye mu Itangiriro mu gice cyaho cya kabiri, ndetse iyo duhereye mu gice cyaho cya mbere, dusanga Imana mbere y'uko irema umuntu yabanje kumuremera ibizamutunga, imuremera ibyo azakenera byose mu buzima bwe. Imaze kubirema, irangije irema umuntu. Nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, niho dusanga Imana ivuga iti, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, kandi baba batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, nta mugambi yuko uyu muntu yaremye azapfa cyangwa se azahura n'ingorane. Ntabwo Imana yigeze ibigambirira mu migambi yayo. Ndetse imaze kumurema imuha umugabane cyangwa se imuha umunane, ndetse imuha n'umugore kugira ngo azabeho mu munezero. Igihe kigeze, iyo tugeze mu gice cya gatatu cy'Itangiriro, dusanga umwanzi Satani aho yagambiriye gucumuza umuntu kugira ngo uyu muntu avutswe umudendezo n'umunezero yari yararimanwe. Mu gice cya kabiri cy'Itangiriro, iyo dusomye ku murongo waho wa 15, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutega igiti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye uryaho imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntukazakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ngaha aho inkomoko y'urupfu yakomotse, ntabwo yakomotse ku bushake bw'Imana, ahubwo Imana yaravuze iti niwubaha iri tegeko ukaryubahiriza ntabwo uzapfa, ariko nutaryubahiriza uzapfa. Ngiyi inkomoko. Ababyeyi bacu ba mbere ari Adamu na Eva
aribo twese dukomokaho bahuye n'ingorane. Izo ngorane barazidutezana n'uyu munsi, zitugeraho, urupfu rutugeraho rukomotse ku kutumvira itegeko ry'Imana. Iyo nkomoko y'urupfu ikomeza idukurikirana ndetse kugeza igihe Yesu azagaruka. Twese natinda kugaruka twese tuzapfa. Ese shimwe, abantu rwose bagize ubwoba, batinye. Ubu uwapima benshi tansiyo zazamutse kubera iki? Kubera iki? Mwatinye iki? Abasaza bakuze bakurikira Felicien barimo barumuna be n'inshuti ze, abari muri iyo myaka y'ubukure ubu bo bari kudagadwa bati ninjye ukurikiyeho. Mwatinya mutatinya, Yesu atinze kugaruka twese tuzapfa. Yesu ashimwe. Ahubwo mwe tuzamura tansiyo, menye ko ni urupfu ntirumenyerwa, ariko bitinze natwe tuzagenda dute? Tuzapfa. Ariko reka mbabwire yuko urupfu narwo ruzagira iherezo, narwo ruzapfa. Yesu ashimwe. Icyo dukwiriye gukora gusa kugira ngo urukingo rw'urupfu ni kimwe, ni ukwirinda icyaha, kuko umuntu wese uzaba ukiranukiye Imana nubwo yaba yarapfuye azageza ate? Azabaho. Naho gupfa, kuko Adamu yazanye urupfu mu isi, niko na Kristo yatuzaniye ubugingo. Haleluya. Reka mbabwire, twari dukwiye gutinya icyazanye urupfu aho gutinya urupfu, kuko ikizanye urupfu ni icyaha. Icyazanye urupfu ni iki? Ni icyaha. Icyo nicyo twari dukwiriye gutinya, naho urupfu rwo rugomba kugeza ute? Kubaho. Ariko uyu munsi dufite ubwoba, ariko mu kanya turava hano turi gukora ibyaha. Kandi iyo tugeze aha ngaha turabivuga, abenshi tuza gushyingura, mu kanya tukanyurira ku kabari tugatangira tugakubitana ingegene n'amavide n'amacupa. Abandi tukava aha, twamara gusinda tukajya hehe? Tukajya mu rugomo. Hajya ubwo turi gutinya, ariko twicaye aha dutinya urupfu. Dufite ubwoba ku bwa mugenzi wacu. Ariko Imana itanga ihumure. Mu gihe Pawulo yandikira Abatesalonike mu gice cyaho cya 4 mu rwandiko rwaho rwa mbere, mu gice cyaho cya 15 cya 5, mu gice cyaho cya 4 umurongo wa 13, Yesu yereye ku murongo waho wa 13, ugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Yesu ashimwe. Ntabwo dushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Arakomera. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ntabwo ari abasinziriye bose, ni abasinziriye muri we. Batinye igitera urupfu aricyo cyaha. Murongo wa 16, iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami bwazaza amanutse ava mu ijuru, aranguriye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana,
nuko bapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Ndasabira uwo ari we wese uraha kugira ngo yirinde icyaha, kugira ngo nawe azabone ubwami bw'Imana, azaboneke mu bazabanza kuzuka, kuko Yesu ubwo azaba agarutse abapfiriye muri we nibo bazabanza kuzuka maze basanganire umwami mu kirere. Umurongo wa 18, nuko muranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ntabwo tuzabanziriza na hato ibi Pawulo yabivugaga yibwira ko nawe Yesu azagaruka akiriho, ariko na n'uyu munsi Pawulo yarapfuye ariko Yesu ntagaruka. Nuko yabonaga ko igihe nikigera Yesu akagaruka abapfuye bazazuka. Yohana umuhishuzi mu byahishuwe igice cyaho cya 21, iyo duhereye ku murongo wa mbere turahasanga amagambo atubwira nayo aduhumuriza. Igice cya 21, Yohana umuhishuzi arabireba, arangije aravuga ati mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana itanga iruhuko ridashira. Reka babwire yuko uru rupfu ruzashira, kuko nibi bitotsi impanda izavuga ko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Yesu aje tukiriho tuzahindurwa abapfuye bazurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyupfa ukambikwa kudapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo azasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rubizwe no kunesha. Reka mbabwire inshuti z'Imana, urupfu narwo ruzaba rutagifite ububasha. Tuzarubwira tuti ubu ntacyo twaruvugaho, nta n'icyo twarusubiza, iyo ruje nta kundi. Ariko uwo munsi tuzavuga tuti warupfuwe, kunesha kwawe kurihe, natwe tuzarwishima hejuru. Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga kandi ikomeze kubana natwe, iduhe kuzirikana amaherezo yacu, twese izaduha amaherezo meza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusabe noneho twurutse isanduku
kandaza wanyakira ibyishimo zamumenya zamumenya nzahagarara imbere y'ingize zamumenya zamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye zanezerwa mbonye uburanga bwe buhebuje amaso yake yarabagirana nzajya musingiza mbawe n'urukundo rwe toyamureka heza mu ijuru nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere y'ingize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye ntabwo umugabo dusezeyeho bajya kure ubwo twatandukaniye ku jambo Yesu ni uburuhukiro bwiza ni amahirwe y'abizeye ko bazabona ubugingo gusinzira muri Yesu no gukangurwamo nawe ni imbaraga y'umukiza ntabwo izabuzwa n'ibyaha icyo bazana cyose bazana umusenyi bazana agasenyi icyo mwazana cyose ni ijaga no cyana mu by'ukuri uwagize ikibazo turamutabara ariko mu gihe tutabonye ururabo tugerageza tugashaka ibahasha gasaba umubitsi wacu yigize hino ibahasha iyo bahasha agaza hano uhagarariye cyangwa se umuyobozi w'umuryango waguye wa Kabango Kabango ari wese bahigana mpagaze aha rero kugira ngo ashima byinshi ariko mbere y'uko nshima nagira ngo iyi gahunda twari turimo yo kugaragaza igikorwa uburyo gahunda y'umuryango waguye tuyibamo ariko nk'uyu muryango tuba hafi cyane ni Nzabandora rero turagukandira akanyenyeri n'umuryango waguye ukaba ikindi ndashaka kuvuga ni gushima ndashima mwe mwese kabere abantu batubereye gahunda ndavuga ito twongere rero dushime nanone inshuti n'abavandimwe baje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwerekeza mukuru wacu mwakoze cyane iki gikorwa ntabacifasha nicyo abo bantu nkamwe mwakoze natwe tuzaba hafi mu byiza ndetse no mu bibi kuko uyu munsi byabaye hari nanone ubundi ni umuhango wasanzwe dukurikiza umuco hari washinguye isi ubwo nawe turi buze guhura nk'abantu b'umuryango turebe icyo akwiye ikindi njya kuvuga ni uko tumaze iminsi hano ducanye turi ku muriro